ba Radio Maria Rwanda, Kristo Yezu akuzwe. Murabizi ko Kiliziya Gatolika iri mu myiteguro yo kwizihiza yubile y'imyaka 50 y'ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Mwakomeje kubyumva hano kuri Radio Maria Rwanda ko hagenda hatambuka ibiganiro bitandukanye bidutegurira uwo munsi wa yubile y'imyaka 50 y'ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi nabwo tubafitiye abatumirwa hano kuri Radio Maria Rwanda, tukaba tugiye kugirana ikiganiro. Mu kanya gato baraza kubibwira. Nge ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Olivier Ngabonziza. Kugururwa jukenewe dusobanya na Kiliziya, tukanguringa bireni impano duhabwa mu masakaramentu. Muri aka kanya rero reka twakire abatumirwa bacu muri iki kiganiro kivugururwa muri Roho Mutagatifu. Batangire batwibwira. Mpereye iburyo bwanjye, waramutse neza, watangira wibwira abateza amatwi Radio Maria Rwanda. Murakoze, mwaramutse neza. Amazina yanjye nitwa Gaspar Imanishimwe, kaba ndi umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, kaba niga umwaka wa 4 farumasi. Nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Siwe wenyine turi kumwe na mugenzi we, nawe yatwibwira. Murakoze cyane. Ngewe banyita Wihogora Sugi Françoise, mvuka muri Paroisse ya Mbogo. Ndi umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Remera, College y'ubuzima n'ubuvuzi. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Oreste Cyuzuzo. Narangije kwiga Huye, nize ubukungu. Hanyuma ubu ndi muri professional internship. Mvuka muri Paroisse ya Kinihira Diocese ya Byumba. No kuvuga ngo muri rusange mwese muri abanyeshuri, nubwo wenda Oreste we amaze umwaka umwe avuye ku ntebe y'ishuri, ariko uburyohe bw'ishuri buracyamurimo niko navuga, cyangwa se n'ubundi ntagarata ibijyanye cyangwa se kwiyumvamo ko ari umunyeshuri. Muri rusange urakiyumva nk'umunyeshuri? Yego. Hari ubwo turabona imirimo ku buryo twavuga ko hari icyo urusha abandi banyeshuri bakiri ku ntebe y'ishuri, abangaba barimo ba Gaspard ndetse na Françoise. Ubu kugeza ubu ni ukwimenyereza umwuga n'ubundi. Yego. Gusa by'igihe kirekire bishobora kuzaguhisha akazi mu minsi iri imbere, gukora neza ibyo wise. Yego. Nshuti rero bakunzi ba Radio Maria Rwanda, twanzitse n'ikiganiro cyacu. Tugiye kuganira ku ruhare rw'ivugururwa muri Roho Mutagatifu mu gufasha urubyiruko, cyane cyane urwiga muri kaminuza. Mwabyumvise, abo turi kumwe muri iki kiganiro n'abanyeshuri muri kaminuza zitandukanye nk'uko babivuze. Muri aka kanya rero turagira ngo dutangire. Murabizi ko amasomo muri rusange yo muri kaminuza by'umwihariko n'amasomo afata umwanya ku buryo umuntu abishyiraho umutima kugira ngo atazatsindwa, wenda akaba yanasibira, agakomeza amasomo kandi afite n'ibindi akora. Ni muri urwo rwego rero ngira ngo mbibarize, ese kuba umunyeshuri wo muri kaminuza ndetse no kuba umukristo w'umukarismatike birashoboka, biroroshye, ntabwo bifite imbogamizi, ntabwo bibagora? Twahera kuri Gaspard. Murakoze cyane ku kibazo kizu tubajije. Mu buzima bwo muri kaminuza nk'uko wari ubivuze, tuba twiga amasomo menshi kandi mu gihe gitoya, haba hari n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko ibyo byose kubibamo uri umukristo w'umukarismatike kandi birashoboka. Nubwo byaba bigoye, ariko Roho Mutagatifu aragushoboza ukabibamo. Mu buryo rero biba bishobokamo nuko kuba umukarismatike ni ukubaho nyine nk'umukarismatike, atari indi
bindi byose ugiye kwiga kubana nabyo, ahubwo ukaba ubuzima bwawe bwa buri munsi ukaba uri umukarisimatike. Niyo mpamvu bitworohera. Wakumva ati dufite amasomo kuva kwa mbere kujya ku gatanu ari menshi, ariko ugasanga uvuga ngo mbe nk'umukristu aba yari ikindi gishya uzanye, byakugora cyane kurushaho. Ariko iyo wabaye umukristu mu buryo bwuzuye, ukavuga ati ngiye Gaspari ndi umukristu, ukabaho uri umukristu, ibyo ukora uri umukristu, aho ugiye naho uvuye hose uri umukristu, impumeko yawe uyihumeka nk'umukristu, aho ngaho birakorohera, kuko bituma ahubwo na ya masomo yawe ubasha kuyiga kandi yose akagenda neza. Ni icyo ngicyo nawe mvuze murakoze. Urakoze cyane Gaspar. Uravuze ngo kuba uri umukristu kandi wiga bituma na ya masomo yawe ubasha kuyiga kandi bikagenda neza. Aha ngaho umuntu yahita yibaza ati niki kuba mwivugururwa muri Roho Mutagatifu ryabafashije ngo mubashe kubihuza byombi, mubashe guhuza ubukristo bwanyu n'amasomo. Niki byabafashije noneho muri rusange, ku buryo n'undi wese yavuga ngo nanjye nabarizwa muri mwivugururwa muri Roho Mutagatifu, bikaba byamfasha no gukomeza amasomo neza umunyeshuri muri kaminuza. Niki byabafashije? Murakoze cyane. Buriya iyo umuntu ari mwivugururwa muri Mutagatifu nk'umunyeshuri aba atandukanye cyane n'umuntu utari barizwamo. Aha ndaguha urugero. Iyo Roho Mutagatifu ahari aragusendereza, ndetse muri Roho agusendera harimo nyine kurwanya ubwoba bwo gutinya ngo ibi birakomeye, ngo sinabishobora. Mu gihe uzi neza yuko Imana ihari, urabikora bigakunda, kuko ko nyine wayiringiye nayo ntabwo igutenguha, ntabwo igukoza isoni. Ubwo rero byadufashije mu buzima butandukanye. Mu myitwarire uratubona nk'urubyiruko hanze aha abari ibintu bitandukanye turangaza, tuma wenda umuntu yajya kure wenda y'Imana. Ariko charismatique ndayifata nka gaidefu agatangira muntu bikatubyite gutya, cyangwa akarinda muntu, twavuga ko ari nk'ingabo. Ingabo, murakoze cyane. Yego, charismatique tuyifata nk'ingabo idukingira ibyo byose biri hakurya nyine bituma umuntu atagira imyitwarire myiza, kubera ko iyo niba ugiye mu ikoraniro bakaguha inyigisho, uko byagenda kose arutagize ayo mahirwe, kandi utagize ayo mahirwe shitani iramushakira imirimo. Muri rusange charismatique yaradufashije cyane muri uko gukomeza kugira imyitwarire iboneye nk'urubyiruko. Urakoze cyane. Hanyuma reka ikindi kibazo wenda nkibaze Françoise nk'umukobwa, waduha ubuhamya bwawe ukuntu kuba umukarisimatike byagufashije kwiga muri kaminuza nk'umukobwa ufite nyine imyitwarire ye ya gikristo, kuko n'abandi bakobwa muri rusange bakumva barifuza kuba bakwitwara nkawe. Ubuhamya bwawe nk'umukobwa. Murakoze cyane. Kuba ndi umukarisimatike byaramfashije cyane mu nzira yanjye ya gikristo, kuko nkigera muri kaminuza nasanze ari ibintu bitandukanye cyane nk'uko twabagaho muri secondaire. Bitewe na liberté umuntu aba afite muri kaminuza, biba bishoboka cyane ko yaba umukristo, ariko nanone biba bishoboka ko yareka ya nzira y'ubukristo akarwa. Nafata nk'urugero muri kaminuza, umuntu by'umwihariko abakobwa uba wumva ushaka kugaragara neza muri sosiyete, kandi nyamara bwa bushobozi ntabwo. Ibyo rero ni ibintu bishobora gutuma utanzira ya gikristo ukajya gushaka bya bindi ukeneye kugira ngo ugaragare neza. Ikindi n'inshuti mugendana cyangwa muhura muri kaminuza, ari ahantu biba byoroshye cyane ko za nshuti zishobora gutuma utayanzira yawe ya gikristo. Ikindi kandi kuba wenda kaminuza nyinshi ziri ahantu nko mu mujyi, ni ahantu haba hari expose cyane ku bishuko bishobora gutuma utayanzira gikristo. Njyewe rero kugira ngo mbashe kuba nahangana n'ibyo ngibyo,
kuba ndi umukarisimatike byabigizemo uruhare rukomeye cyane kuko urebye nk'ukuntu isengesho ryacu ryubakitse habamo umwanya wo gusangira ijambo ry'Imana. Muri uwo mwanya rero wo gusangira ijambo ry'Imana hari igihe usanga wari ugiye nko gutambikira ugasanga basomye nk'ijambo ry'Imana rirakugaruye, ugasanga ntabwo utaye ya nzira yawe ya gikristo. Ikindi karisimatike yamfashije mu gukomeza mu buzima bwa gikristo. Karisimatike iyo yagiye gusenga burokipe nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, bikubera nk'ingabo igukingira bya bikorwa bibi ushobora kujyamo. Nabyo byaramfashije. Ikindi iyo turi gutabaza Roho Mutagatifu mu gice kibamo hari ingabire duhabwa, ndetse no muri ivugururwa muri Roho Mutagatifu hari ingabire duhabwa nk'iy'ubushishozi, iy'ubuhanga, iy'ubwenge n'izindi zitandukanye. Izo ngabire zose rero zidufasha gusobanukirwa ku buryo bya bishuko dushobora kumenya neza ibyo ari byo tukabyirinda. Ikindi wenda navuga, muri karisimatike tugira umwanya wo gusangira ubuzima. Muri uwo mwanya wo gusangira ubuzima buri muntu wese avuga ubuzima, ibyo yanyuzemo, uko yahandorinze bya bishuko byamugerageje, bityo natwe bikaduha experience cyangwa uburyo tuzakoresha natwe niduhura na bya bishuko mugenzi wacu yaciyemo. Ni byinshi rero karisimatike yamfashije. Nashishikariza n'urubyiruko muri rusange kuzamo kuko ni ahantu heza hagufasha mu nzira yawe ya gikristo. Murakoze cyane. Inshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda, mukomeje kudukurikira muri iki kiganiro. Turimo kuganira ku ruhare rw'ivugururwa muri Roho Mutagatifu mu gufasha urubyiruko cyane cyane urwiga muri kaminuza. Tukaba turi kumwe n'abatumirwa hano muri studio, abanyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye. Françoise amaze kugaruka ku byiza muri rusange, navuga ko kuba muri karisimatike bimufasha mu gusenga, mu kwitagatifuza. Avuze byinshi, ngira ngo mwabyumvise. Ariko ahangaho umuntu yahita yibaza ati ese ko ujya usanga mu mashuri yaba guhera muri segonderi ndetse no muri kaminuza, muraza kubitubwira, nibyo turi buze kuba tugarukaho, usanga umuntu usenga cyane, niko navuga wenda, cyangwa se umuntu ukunda kuba ibyo akora ariko agira n'umwanya w'isengesho, hari uko afatwa. Hari umukobwa bakunze kumwita mansera, yaba ari umuhungu bakaba bavuga ngo ni padiri bakanamwita padiri. Ahangaha reka ngaruke kuri Oreste, umunyeshuri wiga muri kaminuza ndetse akaba umukarisimatiki, we afatwa ati? Murakoze cyane. Uko bamufata iyo tugiye kubireba, dushobora kubireba mu bitewe n'umureba. Nabivugira iki kubera ko buri wese urugero rw'imyaka agezemo ndetse n'ibyo bahuriye nabyo mu buzima, hari urwego bimushyiraho nyine mu kuba nyine mu bijyanye n'imyumvire. Nk'urugero nk'umuntu mukuru yakwitegereye, abo ni mu karisimatike, urasingiza Imana, uraririmba, uracuranga, urafite ingabire, urajya gufasha abandi kwitagatifuza, urakora ibikorwa by'urukundo, arishima cyane, akavuga ati byiza cyane, Imana nisingizwe, kuko nibura harimo abantu bafite umwete w'ingoma y'ijuru. Ariko tugahita tugarukana none ku rundi ruhande, noneho rundi rw'abandi batagiriwe ubuntu bwo kumenya neza ibyiza byo kuba muri Roho Mutagatifu, batagiriwe ubuntu bwo kuba abakristo. Abo nabo ni abantu ntabwo twabirengagiza. Niyo mpamvu ufite nabo uko babyumva. Arakubona, aravuga ngo uri guta igihe, ugati mwarasaze, ndakavuga ati nyine ukabona afite bitandukanye bitewe n'uko we ubaho, bitandukanye n'uko we abaho, bikaba byatuma we nyine kwiyumvisha ko umukarisimatike, umukristo, nyine bimugora. Ariko burya byishwe no kutabimenya.
niyo mpamvu nyine dufite akazi gakomeye cyane ko gukomeza nyine kubashishikariza, kuko nzi neza ko umuntu wese wagerageje kugira ngo ivugururwa n'umuriro mutagatifu akabasha kubana n'abandi mu nyigisho, akabasha gufatanya n'abandi, ntabwo ajya ryibagirwa, nta nubwo yongera gusiba. Muri rusange rero niyo shusho baduha bitewe n'abatubona, ariko iyo turebye nyine muri rusange icyo bidufasha nk'abantu n'icyo bifasha muri sosiyete muri rusange, biragaragaza umuntu ufite imico myiza iboneye, umuntu wese nyine yakwifuza kugira cyangwa se yakwifuza ko umwana we agira. Ivugururwa muri roho mutagatifu riritegura guhimbaza yubile y'imyaka 50 rimaze rigeze mu Rwanda. Ese mubona ari nk'izihe mbuto u Rwanda rwaba rwarungutse mu ivugururwa muri roho mutagatifu muri iyo myaka 50 ishize? Gaspard. Murakoze cyane. Yego, kuko turi kwizihiza yubile y'imyaka 50, icyo twakwishimira muri imyaka 50 nuko izina rya Yezu Kristo uri kugenda ryamamara hose, abakarismatike babigizemo uruhare. Icyo twavuga u Rwanda rwa none rwungutse n'abo bantu babasha kumva ndetse bakumva bananyotewe urukundo rw'Imana, nabo bamara kurwumva bakajya kuruhereza abandi. Ingabire za Roho Mutagatifu ni nyinshi buri wese mu byakora. Simvuga ngo ingabire za Roho Mutagatifu ni ahubwo muri bwa buzima bwacu bwa buri munsi, niba ngiye mbikora nk'umukarismatike, navuze ko niga farumasi, wenda niba ngiye mu kazi yene nk'umufarumasi akajyayo ari nk'umuntu wize farumasi cyangwa ari umufarumasi agiye kuvura abantu, akongera ako kantu ko ari iki, ari umukarismatike, akazafasha umuntu gukira ku mubiri ndetse akabasha no kuba yamufasha gutera intambwe mu buzima bwa roho. Rero muri rusange icyo u Rwanda rwa none rwungutse nabo bakarismatike babasha kumva ko ari intumwa za Roho Mutagatifu, bagakora bagira ngo nge wamenye Roho Mutagatifu nkamenya ibyiza byiwe, nkaryoherwa n'ubuzima bwe ndimo, byibura ngira undi muntu umwe mfasha kugira gutera intambwe nk'iyo nateye. Uwo nguwo nawe naza kubyumva Roho Mutagatifu akamufasha, akamwumvira, akabasha gutera iyo ntambwe, nawe azafasha undi kugira ngo abashe kugira kumva urwo rukundo rwa Roho Mutagatifu. Bityo bya bindi byahere kuri ngewe ubwanjye Gaspard, zangabire Roho Mutagatifu yampaye nkayikoresha mu buzima bwanjye bwa buri munsi, nkagira onerera imbuto nawe akajya kuyikoresha, bizarangira umuryango mugari, ukarangira igihugu cyacu cyose twese tubaye abakarismatike. Simva abakarismatike bose bazaze mu ivugururwa basenderezwe nko twasenderejwe, ahubwo byibura mu migenzereze yawe ya buri munsi hajye usanga ko tukora nk'abakarismatike. Icyo Roho Mutagatifu twifuzaho nuko tubaho mu rukundo, tubana mu mahoro, ingoma y'Imana igakomeza gutera imbere. Nimba bongeye mu muryango wanjye ndimo, nawe ukayibaho mu muryango urimo, twese ubwo buzima bwo kubaho twamaze ijambo ry'Imana no kumvira icyo Roho Mutagatifu dushakaho, tukabikora mu miryango yacu, igihugu cyacu nacyo cyose wumva ko kizaba cyageze gute cyakirira Roho Mutagatifu. Bityo n'abazakomoka kuri rwa Rwanda rwa none n'ejo hazaza uzasanga koko bigize gute byakomeje kogera hose igihugu cyose, yaba ari none ndetse no mu kizaza ndetse no mu bazaza, bose barushaho kumva ibyiza bya Roho Mutagatifu. Oreste, n'ubundi nkikugarukaho nubwo warangije muri kaminuza, ariko n'igihe gito gishize urangije, n'ibyo wahuriyemo nabyo uracyabyibuka ukinjira muri kaminuza muri rusange. Akenshi usanga yo umwana avuye muri secondaire yinjiye mu mashuri ya kaminuza, niba yakundaga Imana, yakundaga gusenga, yagiraga umwanya rwose aho Imana, usanga bigabanuka cyangwa bikanavaho burundu. Ese mubona biterwa n'iki kugira ngo urubyiruko rube rwatimana rukajya mu zindi nzira twavuga ko ari izabubu? Birahari, birashoboka, birahari.
yego murakoze. Niba bihari se hari ikivugururwa muri roho mutagatifu rikora ngo iyi myitwarire ihinduke? Urakoze cyane. Ubwo kubivuga biraza kunsaba gusubira inyuma ho gato. Mbere y'inyigira muri kaminuza nageze mu 2019 mu mpera z'umwaka nibwo twatangiye kwiga umwaka wa mbere. Iyo umuntu akihagera asanganirwa n'abantu batandukanye. Abo batandukanye rero nyine baba bafite amagurupe atandukanye, barimo imico itandukanye bafite. Noneho nge nagira ubuntu, umuntu wa mbere wanyakiriye yanjyanye muri korari, uwa kabiri wanyakiriye yanjyana mu ivugururwa muri mutagatifu. Ni ukuvuga uwo mu ivugururwa nshaka kumutindaho kubera ko ari mu batumye mba nicyaha ahangaha nonaha. Neferi twiganaga, noneho arambwira ati, aranyegera arambwira ati Oreste umeze ute? Meze neza. Ambwira ko yitwa, nanjye mubwira ko nitwa, turaganira turahuza ikiganiro. Nangije nyine nkabona imivugire ye n'imyitwarire ye nyine birafututse. Noneho aza kunyegera rimwe twati mu ishuri ndabyibuka, ariko mwarimu asa n'udahari, arambaza ati se uzi isaha y'impuhwe z'Imana? Bomba najyaga mbyumva ariko nyine sibiha agaciro cyane. Ini ndayumva atangira kunsobanurira. Noneho ansobanuriye bituma nanjye mbasha kumenya akamaro k'iyo saha y'impuhwe z'Imana. Bitatu nabivuganisha pe y'impuhwe z'Imana ako kanya. Noneho ahita nanura mu isengesho. Urumva nshatse kunyuza mu buhamya kugira ngo ubyumve neza ukuntu nyine bikora. Iyo umuntu ageze hariya muri kaminuza, abakasimatike bariteguye. Bariteguye kukwakira, bariteguye kukwereka inzira yanyu ugomba kunyura. Nubwo nyine bose batabagirira icyarimwe, ariko uwagize amahirwe yo kubona ahita amusanganiza urugwiro, akamusanganira, amutumira mu ikoraniro, amwereka neza inzira agomba kunyura, akamwereka no kudikiriza hari gahara batanahazi, akamwereka ibikorwa bitandukanye nyine biza kumutagatifuza, kumugira umukristo. Urumva ubwo butumwa ntabwo umuntu usanzwe kugira ngo abwishyire ku mutwe biba bigoye. Rusanga nyine ngo yasindirijwe mutagatifu nyine abe azi neza nyine akamaro ko kuba umuntu nawe yasenga, bitari ngombwa yuko nyine we kuyita ikisenga mu byo kwifasha, ahubwo agasenga agafasha n'abandi. Ndumva rero ivugwa ngo muri mutagatifu hari y'Ibutare byatugirira akamaro cyane, n'ubu ngubu rikikajya ndetse n'ubutahiza kuza rikagire. Urakoze cyane. Umuryango w'ivugururwa muri roho mutagatifu ni umuryango ukundana, kandi burya ngo mu Kinyarwanda bavuga ngo ifu nibagara ubucuti n'akarenge. Kandi urwo rukundo rugaragara abantu basurana, bakungurana ibitekerezo, bakaganira. Hamwe rero nk'abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza, ese ibi bintu birimo gusurana, aho abantu bafata umwanya bakajya gusura bagenzi babo, ntago byaba biba intandamyi yo kuba abantu batsindwa amasomo yabo muri kaminuza? Wihogora. Murakoze cyane. Nge ntago ariko mbibona, ntago kuba wenda wajya muri ibyo bikorwa bitandukanye byatuma utsindwa amasomo yawe. Kuko nubwo dukora ibyo bikorwa bitandukanye, ari ukujya gusingiza Imana, ari ugusurana cyangwa kubana neza n'abagenzi bacu, ntago ari ibintu byatuma utsindwa mu masomo yawe uramutse uzi gukoresha igihe cyawe neza. Kuko n'ubundi hari n'igihe ayo masaha, isaha imwe cyangwa abiri mushobora kumarana n'abavandimwe, n'ubundi hari igihe ushaka kuyikoresha nabi uyipfusha ubusa. Ntago rero mbona ko kuba twakora ibyo bikorwa byatuma umuntu atsindwa amasomo ye. Ikindi buriya roho mutagatifu hari uburyo akora, iyo yakwitoreye nyine hari uburyo anakuyoboramo. Ko ntago nkeka ko abantu bose basindwa muri kaminuza ari uko bari abakarismatike cyangwa bajya mu bikorwa. Kuko hari n'abantu b'abayobozi bakomeye bakaze cyane bahoze muri karismatike. Urumva rero iyo roho mutagatifu yagutoye, anakwereka inzira, akanakuyobora mu buryo ukora ibikorwa byawe udatambikiriye kuri ya masomo yawe. Rero
kuba uri umukarisimatike, ahubwo mbona ko ari ibintu bigufasha cyane kuba wanatsinda amasomo yawe, kuko biguha focus, biguha kuba wagira intego, ukabasha guhuza ibintu byawe neza, ugapanga igihe cyawe neza, bityo n'amasomo yawe ukabasha kuyatsinda neza. murakoze cyane. Inshuti bakunzi ba Radio Mariya Rwanda, dukomeza n'ikiganiro cyacu ariko twerekeza ku musozo. Reka n'ubundi dukomeze tuganira n'abatumirwa bacu. Ahangaha umuntu aribaza ati se iyo urugendo rwo kwiga rurangiye abanyeshuri bajya mu buzima busanzwe bavuye muri za kaminuza, ahangaha ndagira ngo ngaruke kuri Oreste, niwe wanamaze kwinjira mu buzima busanzwe, wasanga amaze kugira experience no gusobanukirwa ku buryo ibingibi iki kibazo yabasha kugisubiza neza wenda kurushana abagenzi bakiri ku ntebe y'ishuri. Oreste, ubona ari hehe ivugururwa muri Roho Mutagatifu ryashyira imbaraga ngo abanyeshuri bazaba barangije muri kaminuza bageze hanze ubutumwa bwabo koko bwivugururwa muri Roho Mutagatifu bube bwuzuye neza, bugire ku ntego yabwo? Yego, murakoze. Babi intumwa nziza muri rusange. Yego, biri kumvikana. Ni ukuvuga kugira ngo umunyeshuri uvuye muri kaminuza agire hanze abi intumwa nziza, bene abi ikintu nyine gikenewe cyane, mbere na mbere dukeneye isengesho. Abavandimwe bagasenga basabira abavandimwe barangije kwiga muri za kaminuza. Ibyo ndabivugira iki? Ndabivugira ko iyo umuntu arangije kwiga abagiye muri muryango mugari utandukanye n'uwo yararimo, agiye kwa n'abantu batandukanye nabo yabanaga nabo. Ugasanga ageze muri quartier, uko nakubwira ngo nageze i Butare, umuntu ansanganiza urugwiro ahita nyereka ko yaranyega karisimatike. Iyo tugeze hanze ntabwo tubibona. Nge narahageze nk'umuntu ufite inyota yo gukomeza kwamamaza ingoma y'Imana, abari nge bishakira amakuru. Aho nageze bwa mbere kwishakira amakuru kugira ngo menye ngo bagira ikoraniro rishinga kuwa kangahe, byantwaye igihe kitari munsi y'ukwezi. Njya gusenga ku cyumweru, nasenga nkabura umuntu wambaye frari, ntamenya amakuru. Nasubiraho kugikurikiyeho, najya gusenga nabwo nkabura umuntu baza amakuru. Ubwo nyuma nibwo naje kumenya neza amakuru y'ukwandura mpamaze ukwezi. Urumva, mbere na mbere dukeneye ko nabo dusanga bahita dusanganiza iki? Urugwiro. Ni ukuvuga bagahita batuga ati murakaza neza, bakadupangira ubutumwa ati muze tuho ubutumwa mukore aho mugeze. Yego. Hanyuma ikindi mbona ku rubyiruko abakiva ku ntebe y'ishuri nabo bagarukaho, nabo bamenye ko bitarangiriye aho. Banze bagire iyo mpumeko yo kuva ko bitarangiye ahubwo ko bitangiye. Aho bagiye naho bakeneye gukora ubutumwa. Niyo mpamvu nka gutyo n'uwenda nagize umwete wo gushaka ngo ikoraniro riri hehe, ibyo haruza ntawugire. Yego. Niyo mpamvu navuze umuntu ariheraho, hanyuma nagira amahirwe agira ahantu naho asanga nawe afite ubwo buryo bwo kumufasha kuba yakomeza gusingiza Imana ndetse no kwitagatifuza binyuze mu bihugu muri Mutagatifu. Muri rusange rero umuntu ugeze hanze, icyo navuga agomba gukomeza nyine ku umurongo. Ntabwo birangiye ahubwo biratangiye. Urakoze cyane Oreste. Turerekeza ku musozo nkuko nari mbigarutseho. Hanyuma Gaspard, ni yihe nama wagira abanyeshuri bataragira amahirwe yo kuba mwivugururwa muri Roho Mutagatifu ariko kandi banabyifuza birumvikana, nihe nama wabagira? Murakoze cyane. Inama ndaza kwigira abanyeshuri bo mu byiciro bibiri. Yego. Abakiri mu mashuri yo muri segonderi ndetse nabo muri kaminuza. Ngewe ndebye karisimatike nyimazemo imyaka igera nko 8 nsenderejwe, ko nagiyemo niga mu wa 4 segonderi. Kuva icyo gihe nta sinjya ntekereza iyo aho nagombaga kuba ndi yonza kuba ntaragiye muri karisimatike. Ibyo nakoze, uburyo nabikozemo,
kuva nkiri muri segonderi kugera naho ngeze muri kaminuza, ko ngeze muri kaminuza ngeze mu mwaka wa 4 ngisigaje mu mwaka umwe. Uburyo nabaye mu ubwo buzima bwa kinyeshuri, uko amasomo nayatsinze, uko imyitwarire yanjye yose yagende, uko nitwaye byose nabikuye mu ivugurwa muri Roho Mutagatifu. Rero inama nabagira abakiri muri segonderi, mu byo wakora ushobora kuba waravukiye mu muryango usenga igihe bibaye ngombwa cyangwa badanasenga cyane, ariko wowe nkaho ubwawe, kuko uyu munsi uri umuragwa ejo uzaba umuraga, ijya kwishakira nawe ujye mu ivugurwa muri Roho Mutagatifu, cyangwa ujye no mu yandi matsinda azagufasha gutera intambwe yo kurushaho kumenya Imana no kuyikunda. Amasomo wakwiga, icyo wakora cyose, uramutse utabashe kumenya Imana ntacyo byazagera gute, ntacyo byazakugeraho. Rero wajya mu bakarismatike, wajya mu indi miryango ihari yagufasha kwitagatifuza, jyayo kandi ubeyo mu buryo bwuzuye. Naho muri kaminuza icyo nababwira nabo ni n'abakuru cyane bitabyumvikanaho cyane, ndagira ngo bumve ko bagomba kugira inyota yo kumenya Imana. Rero ntawe uzayimenya agenda wenyine, bizasaba ko usanga abandi nubwo waba utabishoboye bazagufasha gutera intambwe yo kugira gute, yo kurushaho kuyumva ndetse no kuyisobanukirwa. Amahitamo yandi rero nabifuriza ni nkayo mahitamo meza nagize kujya muri karismatike, nabo icyo navuga ati muhitemo mujye aho bazagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, waba uri kwiga ayo masiyanse cyangwa n'ibindi byose, ariko ukaza kujya n'undi mwanya wo gutekereza ko Imana ihari kandi kureba, kandi nayo izagushoboza gukora ibyo byose. Rero mu mahitamo yandi bakora rero, wajya aho wajya hose ari ngewe guhitiramo, naguhitiramo kujya mu ivugurwa muri Roho Mutagatifu, kuko bazatuma urushaho kumenya Roho Mutagatifu, kandi Roho Mutagatifu twamuhawe na Yezu Kristo kugira ngo atubere umuyobozi, anatubere n'udusobanurira ibyiza tugomba kumenya ku ngoma y'ijuru. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Hari undi wagira wenda ubutumwa mu masegonda make ashaka gutambutsa ngo dusoze cyangwa murakoze. Ntabwo naburi ikintu nshaka gushimangira, kirahari. Ndashaka abantu, ndabasaba abantu bari kutwumva bakomeze kumva neza akamaro ka Roho Mutagatifu. Nyine kuki Roho Mutagatifu ubundi kuki tumukeneye, ubundi adufasha iki? Ubwo nk'abakristo ndagira ngo dusubira ku gitero cya gatigisimu, ntabwo nzi ngo nicyuhe mubari, gusa nyine kukimenya ubwo nakizi. Icyo Roho Mutagatifu dutuyemo adufasha, aradufasha kugira uruhare mu bugingo bw'Imana. Uko kugiramo uruhare rero nyine ni nk'ibyo nyine dukora, evangelization, gufasha abantu mu gutera iyo ntambwe bagana inzira iboneye ibageza mu butungane. Hanyuma akatubera urumuri, noneho urumuri rutwumvisha neza inkuru nziza ya Yezu Kristo. Kubera iki? Inkuru nziza ya Yezu Kristo nyine kuyicengerwa birasaba ubu nyine izindi mbaraga, nta zindi we niza Roho Mutagatifu. Hanyuma akaduha n'imbaraga, noneho Roho Mutagatifu atanga imbaraga zo gukurikira noneho Yezu Kristo tugize gute, twishimye. Kubera iki twishimye? Kubera ko iyo umuntu ari mu isi abantu ibintu bimugora kuyavugwa, ntabwo bwa yuko utazakena, ntabwo yuko nyine n'uhiga nyine bikanga utazaburara, ahubwo ni gute uzakomeza kwishima kandi waburaye. Ibyo byose ni Roho Mutagatifu bitanga. Ni gute uzakomeza kwishima kandi ndabona agiye gusora mu nzu, Roho Mutagatifu ugira gute, niwo bitanga. Mu by'ukuri ndagira ngo twese tukumve neza icyo Roho Mutagatifu atumariye, hanyuma noneho dutangire tumuhe karibu mu buzima bwacu. Murakoze. Yego, murakoze cyane, ndabashimiye ku kiganiro kiza mutanze. Inshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda, rero tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Twagarutse ku ruhare rw'ivugururwa muri Roho Mutagatifu mu gufasha urubyiruko cyane cyane urwiga muri kaminuza. Twari kumwe n'abatumirwa Gaspari Manishimwe, umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, umwaka wa 4 muri farumasi. Wakoze cyane, turagushimiye. Murakoze cyane, ndabashimiye. Twari kumwe kandi na Oreste Cyuzuzo, warangije mu kwiga muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubukungu. Oreste, wakoze cyane. Ndabashimiye. Twari kumwe kandi na Françoise Sugi Wihogora, umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda, umwaka wa 3 muri nutrition.
mwakoze cyane. namwe mwakoze cyane. Nshuti rero bakunzi ba Radio Maria Rwanda, mwe mwari mudukurikiye muri iki kiganiro, reka tubashimire cyane, tubabwira ko tubibutsa ko ivugururwa muri roho mutagatifu ryitegura kwizihiza yubile y'imyaka 50 rimaze rigeze mu Rwanda, ikaba izizihizwa ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka 2024, ikazizirizwa muri paruwasi ya Gahanga, ni hano muri Arkidiocese ya Kigali, no guhera ku isaha y'isa 3 za mu gitondo. Bityo rero ivugururwa muri roho mutagatifu kuva rigeze mu Rwanda muri iyo myaka yose igera kuri 50, hari byinshi byiza ryagejeje kubabarizwa mu ivugururwa muri roho mutagatifu, ndetse no muri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda muri rusange, mu bijyanye no gusenga, kandi ryafashije gutuma igihugu kigira abantu b'inyanga mugayo, ari nako mwese tubifuriza kuba mwabarizwa mu ivugururwa muri roho mutagatifu, kugira ngo namwe mu b'inyanga mugayo twubake igihugu cyiza ndetse na Kiliziya nziza. Mwakoze cyane rero, ndabashimiye. Nge nari Olivier Ngabonziza. Mukomeze gukurikira gahunda n'ibindi biganiro bya Radio Maria Rwanda bikurikiyeho.